Simubuka ino nziza uwo yubatse yongeye atuzanira indi nzu nziza. Uyu munsi nanone turi Gahanga. Gahanga imaze iminsi twereka utuntu tw'utuzu twiza, aho nje kubereka duplex 2 in 1. Iyi nzu nziza hano inyuma yanjye ni inzu iryoshye, ni inzu nshyashya ifite utuntu twinshi twiza two kureba. Reka dutangire. Mu by'ukuri amazu ari i Gahanga, uko utwara muri uyu mudugudu witwa Ntunga hano i Gahanga, ugenda ubona amazu aryoshye mashyashya. Ni umudugudu umeze neza cyane, ndetse kandi uyu munsi tuje kureba iyi 2 in 1 iri hano inyuma yanjye. Ni ukuvuga kuri uriya ruhande hari inzu imwe ifite ibyumba 4 na toilette 3, ndetse no ku ruhande niko hameze. Buri nzu iteye neza, ifite udu features turyoshye, irasa neza. Ukaba wakwigurira buri ruhande, yaba hano cyangwa se hirya, kuri $220,000, cyangwa se wayifata yose tukawukubita aka discount karyoshye. Amagara kwinjira akaba ari umuryango uslidinga winjira hano muri parking, aho dufite parking y'imodoka ebyiri. Ariko kandi tukiri hano tukabona ukuntu iyi nzu ifite amabara akeye pe, umweru mwinshi, ubururu busa neza, urugarika hariya. Amabara yayo arakomplementingana neza cyane ku buryo rwose buryoheye ijisho. Parking imeze neza, ndetse niba mwibuka ya nzu ya mbere nababwiye, umuntu ubaka ino nzu akunda amabaraza. Naha ku ruhande yaguhaye ibaraza ryunganira salon, yaba kuri uruhande kuko hari umuryango, ndetse no kuri uru ruhande nanone hari umuryango winjira muri iri baraza. Ryose nk'uko mubibona ryubatse mu buryo bwa cantilever, ni ukuvuga aha hejuru nta nkingi n'imwe ihari yica design, haguma hameze neza. Ni ibintu bihenda kubikora, ariko kandi bigasohoka neza nk'uko turi kubireba. Tujye kwinjiramo imbere turebe n'ibintu hameze. Kwinjira muri iyi salon hari ibintu byinshi cyane wakunda. Icya mbere, urumuri ruri mu mpande yanjye, wagira ngo umuntu ahagaze hanze, kuko ibi bikuta uko ari bibiri byose ni ibirahuri nk'uko mubibona. Ndetse kandi aho kwinjira saha gusa nturutse n'aha ngaha kuri uru ruhande wahaca. Donc rwose ikintu cyerekeranye n'umwuka, ikintu cyerekeranye n'urumuri, uyu mudeveloper yacyitayeho, kuko iyi salon yayihaye umwanya uhagije kandi ufungutse. Iki gikuta kandi akaba aricyo bashyizeho imyanya ya televiziyo, ku buryo ushobora kuyishyira ku gikuta neza, ukaba ufite aho ucomeka hose. Ese utuntu turyoshye. Ndetse kandi mu rwego rwo kutagira umwanya n'umwe bapfusha ubusa, aha ku ruhande munsi ya esikariye yaguhaye utu tubati twiza rwose, ushobora kubikamo utuntu dutandukanye, amateriel ya decoration, ndetse harimo n'umwanya wo kwishamo ibanga, kuko uje ugasunika hano, harimo hano wakwitsimba. Sitwagenda kandi tutavuze aya makaro. Aya makaro ni meza, ni amakaro ya porcelaine, ariko afitemo izi veins nziza, ndetse kandi umuntu wayakoze yamekinze sure ko veins zikoze mu buryo bugaragara neza, bubereye ijisho. Amakaro ashushanyije gutya, iyo uvanze ikaro rimwe n'irindi, design itakara pe. So ugerageje kureba hano hasi urabona ko yabikurikije neza mu buryo buryoheye ijisho. Si ibyo gusa kandi, turebye hejuru tubona ko izi gypsum zikoze neza, harimo amatara ahagije in case uyakeneye, n'akandi kadetaye keza nakunze cyane ukuntu bibutse akadetaye ko gukora aka kanishi k'amarido. Ni ukuvuga bya byuma bifata amarido biba bihishemo imbere, ku buryo wicaye muri salon utaba uri kureba ibintu by'ibyuma bidasa neza, ahubwo bitakinzemo hamwe imbere, kandi akadesign karakomeza no hirya. Sale iraryoshye pe. Ku ruhande gato rwa salon niho dufite uyu mwanya wo kuriramo, ariko kandi bigahita binaduha n'ishusho y'uko iyi nzu ifite open floor plan. Chandelier nziza hano hagati, ni ukuvuga aho watereka n'ubundi ameza yo kuriraho, ndetse tukagira n'aka kantu kaduha transition ituzana mu mwanya w'igikoni. And igikoni nacyo kiraryoshye pe, ko dufite utubati twinshi, turimo ibirahuri, turimo MDF zikoze fresh, countertops za granite, ndetse kuri uru ruhande tuhafite faucet za zindi nziza, amasink mbese agezweho bya hatari, ushobora gukurura uri koza utuntu turyoshye, ukaba waterekaho amasahani mu gihe utegereje ko yumuka neza.
umwanya wa frigo uri hano, mbese igikoni cyuzuye ndetse gisa neza ku mwanya nk'uyu ufunguka kuri salo. Ibyumba rero, aha hasi tuhafite icyumba kimwe cyo kuraramo ndetse ki self contained, kikaba ari iki ngiki, urugi rwiza rwa muvura rutwinjizamo. Icyumba ni kinini, gifite metero 3 n'igice kuri metero 3 n'igice, irangi n'umweru, ceilings ziri hejuru, amatara agera kuri 5 mu cyumba, idirishya rinini rituma urumuri rurimo hano ni rwinshi kandi rurahagije, ndetse dufite n'akanet in case ukeneye kuhafungura ukeneye aga fresh air, hariho akanet karinda imibu kwinjira mu nzu. Ndetse ukanabibona ko ku mpande z'igitanda hari amatara n'amaprize ahagije, prize ebyiri kuri buri ruhande, amatara ku buryo ushobora kuyazimya utarinze ubyuka, ibintu biryoshye. Ahangaha igitanda rwose cya queen size cyahakwira neza, ugasigara n'umwanya uhagije wo gutembera mu cyumba. Iki cyumba kandi kiri self contained, kabereke douche. Ikaba ari iyi ngiyi, ni douche na toilette bitari binini cyane ariko bihagije, kuko aha babanza tuhafite floating vanity imeze neza rwose, ifite akamiruwari gafitemo itara, umwanya mwiza. Ku ruhande gato akaba ariho dufite toilette yacu, ndetse ahahera akaba ariho dufite umwanya wo kogeramo. Nakunze aka kantu keza bashyizeho kubakiye k'agakuta gaseparatinga toilette aho kibrosereza naho kogera, kugira ngo karinde amazi ko ajya ahantu hose, ndetse banakoze aka kantu hasi rwose ku buryo amazi atashobora no gutemba ajyayo. Mbese uyu mwanya wo kogeramo urahagije, ndetse kandi dufite aka kantu ko guterekaho amasabune ku buryo atajagarara ahantu hose, idirishya ryo kwinjiza umwuka, n'iyi device nziza yo kogeramo isa nkaho rwose itanga amazi, afite utuntu turyoshye. Kuva hano tugiye gufata isikariye tuzamuke, ariko mbere yuko tuzamuka nimundebe ino salo none. Yeah, no, I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rocket. It sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she been. Izi esikariye nazo ntabwo bazisondetse, kuko tukiri hano hariya hasi dufite idirishya rifunguka rituma ugira umwuka mo hano hagati, tukagira n'izi picture windows ebyiri hano hejuru zituma ugira urumuri ruhagije. Ariko kandi si ibyo gusa, kuko yabishandariye n'utu dutara twongera ubwiza mo hano hakaba heza. Ndetse kandi n'uyu mwanya si mutoya, kuko hafite metero 2 zose, ndetse urabona ko naha basize umwanya wo kugira ngo igitekerezo cyo bari bafite nuko ushobora kwashyira ka office ko hano hagati, abana bakagira aho bakorera utuntu dutandukanye mbere yuko bajya mu byumba byabo. Aha hejuru naho tuhafite ibyumba 3 ndetse na toilette 2. Reka mbereke icya mbere, akaba ari iki ngiki, nacyo ni icyumba kitari gitoya, kuko dufite metero zigera kuri 2 n'igice kuri metero 3 n'igice. Mbese ushobora gushyiramo igitanda cya queen size bed. Nanone dufite za prize zigera kuri 4 ndetse n'imyanya yo gucana amatara hano ku mpande, ceilings ziri hejuru bihagije n'itara rimwe, ndetse no ku ruhande tuhafite akabalko n'indi dirishya rigera hejuru rifite akaneti. Tukagira kandi n'iki cyumba, iki cyo ni kinini, gifite metero 3 kuri 2 n'igice, ni ukuvuga hajya king size bed imeze neza. Dufite za details zose, igisenge kiri hejuru cyane n'urumuri rwinshi kurushaho, kuko yo iri ku ruhande rw'umuhanda, ni ukuvuga nta kintu kimwe kigukingiriza, ufite urumuri ruhagije. Ndetse dufite uyu muryango munini slidinga ufiteho n'akaneti tuzana kuri iyi balcon yo ku ruhande, ifite akaviyu keza. Ikaba ari iyi ngiyi yo ni nini mu gakeya, kuko yaba kuri iyi vanity, yo ni vanity iryoshye iri luxurious, ifite utudetails bigasangira. Iyi douche ni nini iraryoshye. Duhereye nko kuri iyi vanity, ni vanity iri class, ubundi bisanga muri master bedrooms. Tukagira imiruwari nayo ikoze neza, ifitemo touch mirror kugira ngo izane akagatara k'inyuma, ndetse ufite na ririya rituma ugaragara neza ukeye, tubikoreye ngo izime. Ku ruhande akaba ariho dufite iyi toilette, ndetse nanone aha ku ruhande akaba ariho dufite umwanya wo kogeramo, nanone ufite separation k'agakuta, idirishya ku ruhande, device nziza na kakanishi ko kubikamo amasabune n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Hasigaye master bedroom, reka tujye kuyireba. Nibagiye kubabwiraho gatoya, amabati akoze nk'amabati mu byuma, ariko mo hagati bashyizemo akamateriyeri keza karinda ubushyuhe buza mu nzu, ndetse kakarinda n'urusaku igihe imvura yaguye ari nyinshi cyane. Ni akantu keza kagabanya ubushyuhe mu nzu, nako kariho hejuru. Uru rugi rwiza rwa muvura nirwo rutwinjiza muri master bedroom, and nacyo kikaba ari icyumba kiryoshye. Ndebera abantu bakunda urumuri ruhagije mu byumba byabo, abantu bakunda view. Iyi nzira ahantu ku buryo niyo wakubaka inzira yishyite udashobora gukingiriza, iyi view uzayihorana. Iki cyumba gifite amabaraza
reka tuyahereho mbere yo kureba ibyumba. Reba iri baraza ryose, reba iyi view, balcon, garde fou, ni ibirahuri kandi bikomeye bifite aluminum. Dufite iyi view nziza ya rebero imeze neza kuri uru ruhande. Naho twakwegera hano imbere, ibaraza rirarapinga rikaza n'ahangaha, aho noneho dufite view yerekeza mu Bugesera kuri ruriya ruhande. Nabwiye ngo Gahanga iri gutera imbere cyane, ugerageje kureba abaturanyi ufite rwose urabona ko utuye muri quartier isobanutse, ariko kandi uyu mwanya uraryoshye pe. Dufite utuntu twinshi twiza two kureba, ni ahantu haryoshye ho kwenjoyinga. Kadusubire mu cyumba. Gutegura icyumba rero bateganyije ko umutwe w'igitanda waba uri kuri iki gikuta, ni ukuvuga niho hari za prise uko ari enye ndetse n'imyanya yo gucaniraho amatara atandukanye. Icyumba kikaba ari kirekire ku buryo ushobora gushyira amagarde-robe yawe hano, ugashyira igitanda hariya, rwose bikaba bifite umwanya uhagije. Ndetse kandi kubera ibi birahuri byose biri hano na hano, ufite imyanya ibiri yo kwinjiriramo, yaba kuri iriya ruhande ndetse n'ahangaha, biguha urumuri rutabaho wagira ngo ndi hanze, ndetse ukagira n'umwuka winjira muri iki cyumba ukeye uri frais. Iki cyumba ni sawa, aho kurara rwose hameze neza, wagira ngo uri muri hoteli. Mbere yuko twinjira muri dushe ariko, aha ku ruhande bagusigiye aka kanya gatoya ko gushyiramo ka kabati gafata inkweto. I think it's a really nice detail. Gaho reka twinjire muri dushe. Dushe nayo ikaba ari sawa ndetse ari nini kurusha za zindi ho gato. Dufite floating vanity nziza iryoshye, ifite amasurface ari carved neza. Tukagira aka kantu gatoya kari ku ruhande ko kubikamo utuntu dutandukanye wakenera, ndetse miruwari yayo iri hano ikeye. Toilette ku ruhande gatoya, ndetse nanone tukabona ya trend yuko hano hari dushe, umwanya wo kogeramo uhagaze. Device nziza y'umukara, sinzi mwana bibonye, device zose ziri muri iyi nzu ni umukara, ni akadetaye keza. Idirishya ryo kuguha urumuri ndetse n'ubuhumekero. Dushe ikaba iri complete. Mubonye atari sawa se? Iyi nzu ni iyande. Iyi nzu ni y'umuntu ukeneye aka investment property, aho ashobora kugura uru ruhande akaruturamo, urundi akarukodesha, cyangwa se zombi akazikodesha. Ni inzu yubatse neza kuko aba developer bayubatse bubaka n'urukundo ibyo bakora byose, bubaka inzu nziza kandi rwose baba bari cooperative, bari na confident mu byo bari gutanga. Ariko kandi turebye quartier irimo, Gahanga muri quartier ziri gukura vuba cyane hano muri Kigali, ni ku nzira ijya mu Bugesera. Donc ufite avantage yuko mu gihe inzu yawe ntabwo izagabanyuka agaciro, ngo kazagenda kiyongera uko projet nk'ikibuga cy'indege, nk'uko bavuga ko ikibuga cya Formula 1 kizaba mu Bugesera. Izo projet zose ni projet ushobora kuzabenefitingiraho cyane cyane ufite investment property nk'iyi ngiyi. Ndetse kandi wareba trend y'ahantu ibiciro biri kujya by'amazu, ugasanga iyi nzu waba uhisemo kuyigura yose cyangwa se wahitamo kugura buri ruhande rwose utabuhenzwe. Ahasigaye rero nahawe. Iyi nzu nk'uko tumaze kuyireba iri ku isoko, kandi by'akarusho ibi turebye muri iyi nzu byose uko byari bimeze no kuri iriya yo hirya niko bimeze. Ni ukuvuga iyi nzu ifite ibyumba 4 na toilette 3 hano, ikagira ibyumba 4 na toilette 3 kuri ya ruhande rwo hirya. Yose hamwe ifashe yose waba ufite inzu y'ibyumba 8 na toilette 6. Ariko kandi hari flexibility yuko ushobora kwigurira uruhande cyangwa se ruriya. Byombi ziri kuri UPI zitandukanye. Ushaka ko tuziguteranyiriza nabyo twabikora, ukayigurira hamwe tukanaguha na deal. Igiciro mbibutsa ni $120,000 kuri buri ruhande. Donc ubwo yose tutarakugabanyiriza ni $140,000 wayigurira uyu munsi. Duhamagare niba uri interesse kuri 0788 44 18 44. Rwose uze tuhagutembereze urebe ko wakwigurira imari. Ariko kandi ntucikanwe kuko tugira video nk'izi ngizi zitandukanye zerekana amazu meza ari hano i Kigali, ndetse ubushize twaberetse inzu ya miliyari i Kigali. Niba utarashoboye kuyireba, kanda kuri iyi link nayo uyirebe. Ntibagirwe gusubscribinga.